wenda umuhungu yigeze akakubwira ngo two tuntu ufite mu maso kuduhe nituryamana bizahita ibyo bintu koko wowe babikubwira byemera urinjije icyo gihe wiri ujarajara uyu munsi uri kumwe n'uyu muhungu wahuye n'abahungu bafite imico bose igiye itandukanye bafite mindset itandukanye bizagusigira isomo ariko bigusigiye n'imvune niba umubyeyi abonye ndi meze gutyo mfite iyo mico nkunda abahungu cyane umubyeyi wiza wintuka ngo wabukobwa we nguranzurananiye ngo mbona uzambera ikirumbo nguri ishyano ukantuka ibitutsi n'ibindi bitabaho igihe uri kuntuka ahubwo uri no kunyaturiraho amagambo mabi icyo kintu ababyeyi mubasha kubabwira kazi kamubwira mfite sheri waje ukanyicaza meri wanjye nawe peri wanjye anti wanjye cyangwa wanjye cyangwa nyogokuru wanjye cyangwa masenge wanjye waje ukanyicaza ukambwira ati Charlene reba ahangaha uyu munsi ko wakundanye n'uyu muhungu mwatandukanye ejo wakundanye n'uyu mwatandukanye ejo uri kumwe n'uyu nabwo mwatandukanye se urabona ibingibi bizagufasha iki ese nuba n'umugore nuko ngo kuzamera ese abana uzabyara wese azaba agifite papa ufite papa we n'undi afite papa wiwe gendera muri iyi nzira wa mwana we nibwo uzabasha gukira nibwo uzabasha kugera ku cyo wifuza ibi ni iby'imyaka mikeya urimo uracamo ni imyaka ugezemo ariko nugera mu myaka yo hejuru uzabona ko uyu munsi ibyo wari urimo urakora urimo uriyangiriza waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo nuko hari ibanga bakurushije utamenye bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School reka nanjye nkwibira ibanga gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo igifaransa icyongereza igiswahili n'igishinwa kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL IELTS, DEF na TEF n'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Nshuti mukunzi wa Mama Charlene Official tugwaye ikaze kuri wowe aho uri hirya no hino hagiye hatandukanye mu mpande zose z'isi amahoro Imana akomeze kubana nawe wowe ukurikira ibiganiro bitandukanye kuri uru rubuga ukurikira menya nibi ukurikirana ikiganiro tegura ejo ikiganiro cy'urubyiruko ukurikirana inyigisho umusirikare n'izindi zigiye zitandukanye ibiganiro byinshi ubona hanga ndetse na filme ubuhenebere karundura tugwaye ikaze ku rubuga rwa Mama Charlene Official wiyumvemo ikaze nkuko mubibona rero turi kumwe na Charlene niwe turi kumwe nawe akaba tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane Charlene bite byawe sawa meze neza ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kiraba kiryoshye cyane rwose dusuze rero abantu badukurikiye bari mu mahanga atari mu Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda basuhuze ubahereza ikaze kuri channel ya Mama ndasuhuza abantu abari mu Rwanda mbere na mbere intara zose zigize igihugu n'abari mu migabane yo hanze abari muri Europe abari muri Australia abari ku mugabane wa Amerika abari muri Afrika zose bose ndabasha abari no muri Aziya abatuye ku isi yose ndabashuje muri aka kanya komeze wiyumvemo ikaze bakomeza umwaka mwiza komeza babere mwiza bazanasoze neza twavuze ko utangiye ari amata n'ubuki uzanarangire ari amata n'ubuki kuri buri wese ni ukuvuga ko tugiye kugera muri kimwe cya kabiri cy'umwaka abantu baracyasindagira na corona corona imeze nabi cyane corona ntabwo iragabanyuka ukurikije imibare uheruka kumva kubona birimo biragendamo gake biganuka arumva abantu no kugenda biranemewe abantu baragenda rebye hari kiri guhinduka hari ibintu bimaze iminsi bivugwa mu karere ka Rubavu hari abantu bagezweho n'imitingito iruka ry'ikirunga bamwe bati twabonye ibirutsi by'ikirunga ariko mu by'ukuri ni ibirutsi by'ikirunga ariko biba bishyushye cyane
birababaje cyane ku miryango imwe n'imwe ibarizwa muri kara karere k'ibirunga. Tunabihanganishe kuko bamwe batangiye kuza i Kigali bajya no mu zindi ntara zitandukanye aho bagiye bafite amafamiye. Mu by'ukuri twifatanije namwe kandi tubahaye pole kubagiye bagerwaho ingaruka n'ibiza. Bihangane bizashira kuko n'ibindi byago byagiye biza birarangira, n'ibingibi bizarangira. Bavuye mu miryango yabo, abasenyewe, abagize ibihombo, bose bakomeze bihangane. Gusa Imana ikomeze irinde ubuzima bwabo, nicyo cy'ingenzi kuko ayo mazu yasenyuka, amamodoka yasenyuka, amamodoka yakangirika, ko ubuzima nibwo bw'ingenzi. Kuko burya uwubatse iyo nzu n'ejo bundi yaza akayubaka kuko urahari wakora. Burya rero hari ukuntu abantu biga biology iyo bari gukora umuti ari wenda nko gutya nka corona covid kukiriho, hagiye bagiye gukora umuti ugomba kuvura covid, hakaza umuntu wenda bya bindi byose bakoze, niba ari nk'imiti nk'amamiliyari, wenda nka miliyari 100 cyangwa nka miliyari 5 zigomba kuvura isi, umuntu akaza za miliyari zose z'umuti akazangiza. Ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo icyaba kibabaje giteye n'ikibazo n'uwarimbura formire yakoreshejwe, naho ibindi byose uje ukabyangiza ntacyo bitwaye, ahubwo icyo ugomba gukomeraho ni ya formire. Naho ubuzima urumva ko nyine ayo mazu nasenyuka, wayubatse ejo n'ejo bundi azagaruka yubake, ariko ubuzima nibwo bw'ingenzi kuko uyu munsi wakongera ugakora ukabona amafaranga, umuntu akagaruka kubaka. Turimo turaganira mu kiganiro n'ubundi basanzwe bakunda kuri Mama Charlene Official hano, ariko turi kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Turaza no kuza kwitsa ku ngingo nyamukuru turi buze kuganiraho. Hari ibiza bitandukanye by'ibirunga, iruka ry'ibirunga, hari ibiza byo kuba haza umuyaga, mu Kirundi nimba ari byo bita igihuhusi. Iyi miyaga ikaza ikubita ikuraho ibintu, hari za serwakira. Ibindi biza, ubwoko bw'ibiza waba wibuka n'ubuhe? Ubwoko bw'ibiza nzi ni imyuzure kuri imyuzure, ibindi biza igihe haza, ariko ni guse sirandwara ngiye kuvuga indwara kandi ibyorezo ibyorezo n'ibiza, urumva ko bitandukanye. Hanyuma turaganira mu buryo busanzwe, ibyo byorezo bigira ngaruka ki ku bajene, ku bantu baba bakiri bato? Ibyo byose imitekerereze y'abantu batoya, wowe uri mu kigero cy'imyaka 10 na 20, uri hagati aho ngaho mu myaka y'ubugimbi n'ubugimbuke. Abantu muri iyo myaka ari nayo tugiye kuganiriramo, kuba duteza amatwi turaganira ku bitekerezo by'abantu bari muri iyo myaka. Mubyumva mute? Okay, urabona nk'ubu kampere kuri covid, hagati ya 18 kumanura ni nayo uri hagati ya 18 n'10. Yego, nk'iyo covid yabaye, wenda ubwo bamwe, wenda covid yaje bamwe bari mu wa 2 n'urugero, bari kuvuga tungu umwaka urarangira ace ingahe ndabangeze, wenda n'urugero nka 5e, ndabangeze mu wa 5, ndabangeze mu wa 4, ndabangeze mu wa 3, afite ibindi bintu arimo arategura mu buzima bwiwe. Aho covid ikiza, urumva twaradindiye twese, igihugu cyose, abanyeshuri twigaga twaradindiye, ubwo nyine igihugu cyose cyarasibe, abanyeshuri bose barasibe. Noneho ubwo ngubwo ingaruka zibizagira, hari umwana wenda nk'ubu ufite imyaka 18, nimba ari kuvuga ati uyu munsi ndi mu wa 4 cyangwa ndi mu wa 5, umwaka urashira ndahita njya mu wa 6 mbe ndasoje, nzahita njya gukora akazi, nzashakira n'ahangaha. Ariko urumva covid imudindije y'imyaka 2. Hari abantu mu buzima bacika intege vuba, utabwira ngo komeza wihangane ngo bizagenda neza, ngo ibi bizashira, ukomeze. Hari abantu nyine mu buzima tubayemo, hari abantu bahita bumva ko niba ikiza kije n'ibibazo bije bagita bacika intege. Uwo rero asavuga ati se imishinga nari mfite ko bipfuye, ubundi ubu nzashakira he handi? Ni handi uzasanga kubera kwa gucika intege, kutagira ikintu bongera kwitaho kuko badindijwe n'icyo kiza cyaje, n'iki cyorezo cya covid cyaje. Azahita bivamo, niho uzasanga bamwe ngira abandi ngo ni amasho, bimwe bijya biba byasho, yego, bandi bajya kunywa ibiyobyabwenge kuko bayumva ko nta kintu, ati covid irandindije, ndadindiye. Amaparizi akunda kuba cyane, urubyiruko barayakunda cyane, nanjye nikuyemo nubwo ntajya apfa kubijyamo, kandi abikunda nta mutabikunda.
hari ibintu numva atari ibyanjye kugenda nkasakuza nkasizora mba numva ntabishobora ngiye ko rwange ruhande urumva umuntu azigira kunywa inzoga ijye kunywa amatabi n'ibindi bintu urumva biramudindije mu bwenge bw'ikintu cya mbere ingaruka ya mbere mbi yabaye ni uko yacitse intege ikindi kintu urumva niba ari covid wenda abana bamwe bagumye mu bipangu abana bagumye mu rugo hari abo byagiriye umumaro batabonye wenda uko basohoka hanze ngo be bagira ibindi bintu bajyamo ariko cyantangaje ni ukuntu covid yaje tukajya lockdown aho kugira ngo iyo lockdown igabanye ibintu bimwe mu mico wenda urubyiruko dufite muri iyi minsi ahubwo bikiyongera ukuntu numvishe ukuntu bagiye batangaza umubare munini w'abana b'abakobwa batewe inda numva birangaza umuntu yirirwa iwabo ibyo bintu byagenze gute urumva niba ubwo hatarabayeho uruhare rw'ababyeyi ngo ababyeyi babe bakurikirana abana urumva bahuriye wenda abenshi muri twenda twamaze umwanya wacu ku mbuga nkoranyambaga burya ku mbuga nkoranyambaga bari ibintu bitandukanye hari ibyagukiza hari n'ibyakwica rero nk'umubyeyi yatabaye hafi umwana umwana yaba afite imyaka yo kuba yakihitiramo icyiza n'ikibi ariko hari igihe uba ugomba kumuba hafi kugira ngo abashe guhitamo icyiza umufashe guhitamo kuko hari igihe umwana aba yumva ko ari byo byiza kuko ariyo myaka tugezemo tukumva ko kuryoshya ni byiza ibyo birori twirirwamo ni byiza n'ibindi wenda nko kunywa inzoga ni byiza ngo bamwe numva bavuga ngo biraruhura n'iryo tabi ngo bimara stress hari igihe twe tuba tuzi ko ari byiza ko nta kamaro bidufitiye rero ababyeyi batwegereye bakatuganiriza biradufasha cyane gusa ingaruka navuga ikomeye cyane ni bamwe bacitse intege urumva bamwe bacitse intege bavuga ati ibyo nari gukora birarangiye kanifatira ibindi kavuga ati ubwo njya numva bavuga ngo nta n'imyaka 100 bize ko nta n'igike kanjye igikwe se ubwo nige igikwe ntago nyabisobanukira igikwe se burasubu ko hari nyebura ni nk'ubukwe kavuga gateka nta n'igikwe wana reka mbivemo ibyo ngibyo yego turaganira ikiganiro cyacu kigamije cyane kugana ku bibazo bigiye bitandukanye ugenda udusubiza ariko cyane abadukurikiye nyine tubibutsa ko turi kuganira na Charlene ari mu kigero cy'imyaka hagati y'10 na 18 turashaka kumva ibitekerezo by'urubyiruko ingimbi baba batekereza kuri gahunda zimwe na zimwe zigiye zitandukanye yaba za gikristo ndetse n'izo mu buzima busanzwe hari abana ibyo ari byo byose iyo muri icyo kigero mugira habaho icyo bita copinage sinzi ko wenda mu cyongereza babyita copinage ariko mugira abacopain n'abakopine copine ni ukuvuga nk'umukobwa mugenzi wawe copain akaba ari umuhungu wenda mushobora kucudika biri aho ngaho rimwe na rimwe bikaba byanabyara n'ubushuti bw'igihe kirekire ibyo bihe Charlene abiciye mate ibyo bihe nakiye kutari normal kiye kutari normal ntabwo babicamo kiye kutari normal ibyo nagiye mbicamo cyane ngo hari ababyeyi babyumva ariko hari ababyeyi bakanira abana ngo sheri ntabwo yemewe ngo sheri niyemewe n'iki ariko reka nkubwire umaze kugira nk'abasheri bangahe sheri se maze kugira hari ibyari bimeze nk'ubwana hari ibyo hari igihe ukunda n'umuntu hari ibya cyana hari igihe ushaka nko kujya mama wawe cya pera wawe ukamubwira ati papa shankundana n'uriya muhungu umuhungu akabwira iwabo ati nkundana n'uriya mukobwa bitewe n'imyaka murimo noneho ko ababyeyi batuzi n'imyaka turimo n'ibintu dusigaye dukora ibintu dusigaye twirirwamo ubwo rero umubyeyi akavuga ati genda iyo ni ya mikino yanyu si za nkunda zanyu zo guhana bombo n'ikina no kwitana za sheri ishusho bigahita birangirira aho ngaho hari abafite inkundo zimeze gutyo ariko reka nkubwire nabwo bigirwamo uruhare nukamvuga icyo bita mu cyongereza mindset uburyo sinzi ko imyumvire yawe uko utekereza uko ubwonko bwawe bukora uko ubwonko bwawe butekereza uko hari igihe hari umuhungu uba warakuriye mu muryango runaka ushobora kuba ari umuryango ukize ariko ari umwana ufite uburere ari umwana warezwe ushobora kuba ari umukobwa wakuriye mu muryango ukennye afite aho ashaka kugera cyangwa se ari umukobwa wakuriye mu muryango ukize ariko yumva ko agomba kwiha agaciro kuri we rero ushobora guhura n'uwo muhungu yifitiye mindset nzima aravuga ati ntabwo nshaka kwiruka mu bakobwa niruka mu bakobwa nakundanye n'uyu twashwanye nshaka umukobwa tuba hamwe
tukungurana ibitekerezo tukazagira umuryango muzima ejo hacu hazaza. Abo bahungu nk'abo ngabo bariho nubwo ari bakeya kandi n'abakobwa batekereza gutyo bariho nubwo ari bakeya. Rero umubyeyi igihe akanira umwana ati uya ibyo by'ubusheri ni ibiki, ibyo by'ubusheri ni ibiki, ya hari igihe wanga ko umwana aca muri iyo myaka, aca muri ibyo muri icyo kigeragezemo. Ibyo bikorwa agomba kubikora kuko niyo myaka agezemo. Ko igihe imyaka ugezemo ukumva nyine ubushyuhe burakwisha, ukundana uyu munsi, ukundanye n'umuhungu umwe ejo wakundanye n'undi, kuko niyo myaka ugezemo, sibyo? Umubyeyi ahubwo ikintu ntabwo by'ushaka bisubira muri minsi yavuga ngo sigisoza se ndirimba DJ Pius na Bruce Melody ubushyuhe. Abantu benshi nyine turabufite benshi muri iyi myaka. Ni ukuvuga ko biba bishatse kuvuga ko abashamadutse abashamadutse sinzi biology cyane banavuga ko ari imisemburo bivubuka cyane kuko nyine niyo myaka agezemo igihe cya adolescence. Rero umubyeyi ahubwo ikintu mba numva yakora aho ngaho ni ukuba hafi umwana, yamara kuma hafi akamwereka inzira nziza, ubwo ati mwana wanjye niba ukundanye n'umuhungu dore ibi ukamwigisha inzira nziza. Ariko hari igihe wanga ko umwana aca muri iyo myaka agomba gucamo, uri kumufunga cyane, uri kumubuza kwisanzura. Ni isanzura, ariko hari igihe bavuga ngo naguhaye nimba butamwa wiyongeraho na ngenga, byumva gutyo. Yego kujya gutandukira ariko muhe uburenganzira agere mu kigero cy'imyaka yiwe arimo. Rero aho igihe byanga ko iyo myaka yicamo, sinzi ukuntu babyita, sinzi agaterime kabyo, ukabona nk'umuntu ntiyabashije kujya gucamo icyo gihe cya adolescence, yari afite ibimuhita retour d'âge. Ugasanga umuntu w'umukecuru kweri, umukecuru wambera nyogokuru wanjye yambaye ijipo igeze aha, yambaye mukondawuti, agashakoshi agatwaye atya, kwicara yicaye yigize gutya nk'isi yigeze koro nibwo yari agafanta cyangwa se igice afite agafashe gutya, wamwita mukecuru ati mukecuru ni nyoko wa nyoko. Urumva ibyo ntabwo rwose bifatika. Umusaza w'imyaka 50, umusaza w'imyaka 60 kweri wambara pocket akagenda yigize nk'indiga kwakundi ogiye ntago babizana. Izo ni ingaruka zo kutemerera abana kunyura n'ubundi bakagombye kunyuramo. Ahubwo icy'ingenzi hari igihe natwe abana batureka tugakora ibidakwiye, niba dufashe imyaka tuyinyuremo neza, badufashe kuyitambukamo. Ko mu gihe uri kumbuza kuyitambukamo, ejo koko uzaba uri mama wanjye, ejo nze nkubwira ati Mary peace, ndi umusaza ndi umukecuru w'imyaka ingahe, nze kugusura ko kuri mama wanjye, ndi umubyeyi ukuze ufite n'abana, nzi nambaye akajipo kagira aha ngaha, ubu uzanyitegereza ntuzagira isoni. Ni ukuvuga ngo arabikora gutyo ukayoberwa mama wa mama. Cyane rwose. Ubwo wavuga ko ari nde wabyaye undi ninde wabyaye ababyeyi nibadufashe. Cyangwa kumva ati ko nyoko mbona kurusha ubusirimu. Ngaho nyumvire nawe kweri, ahubwo bakwiye kudufasha ibyo bihe tukabitambukamo neza. Igihugu rero mbaje neza kugira ngo ikibazo ni iki kuri wowe uri muri iyo myaka, wumva ababyeyi bagufasha iki cyangwa bafasha abandi bana, kuko ubu ngubu uri kuvugira nk'abana muri rusange muri iyo myaka, uravuze ati ababyeyi badufashe kubicamo. Ni gute rero baha inama ababyeyi? Urabona njye sinjye iyo mvuze nanjye nishyiramo. Cyambere cyo ndi umuntu, ntago ndi icyuma, ntago ndi icyuma, nambaye inyama n'amaraso, ndi umuntu mpumeka nk'abandi. Umunsi ushobora kuba ndi kugira abandi bana inama, ariko ibyo ndi kubagiramo inama ejo bikampindukirira bikambaho, kuko ntagize ntaco nzi izamu ryanjye neza. Ikintu nasaba ababyeyi rero, ababyeyi bakwiye kutuba hafi muri ubu buryo. Niba umubyeyi abonye nkundanye mfite umuhungu dukundana, n'urugero mfite umuhungu dukundana, papa wanjye arabizi, mama wanjye arabizi, famiye yanjye arabizi ko uwo muhungu dukundana. Uyu munsi turatandukanye mfasha undi, ejo turatandukanye mfasha undi, ejo turatandukanye mfasha undi. Ese iyo ufite ako kajagari muri wowe, simpamya yuko iyo bitagusigiye isomo bigusigira isomo bikagusigamo n'imvune. Wiri ujarajara, uyu munsi uri kumwe n'uyu muhungu, wahuye n'abahungu bafite imico bose igiye itandukanye, bafite mindset itandukanye, bizagusigira isomo ariko bigusigiye n'imvune. Niba umubyeyi abonye ndi meze gutyo, mfite iyo mico, nkunda abahungu cyane, umubyeyi wiza wintuka ngo wa mukobwa we uranzurananiye, ngo mbona uzambera ikirumbo, ngo uri ishyano, ukantuka ibitutsi n'ibindi bitabaho. Igihe uri kuntuka ahubwo uri no kunyaturiraho amagambo mabi, waje ukanyicaza Mary wanjye
nawe peri wanjye anti wanjye cyangwa wanjye cyangwa nyogokuru wanjye cyangwa masenge wanjye waje ukanyicaza ukambwira ati Charlene reba ahangaha uyu munsi ko wakundanye n'uyu muhungu mwatandukanye, ejo wakundanye n'uyu mwatandukanye, ejo uri kumwe n'uyu nabwo mwatandukanye, ese urabona ibingibi bizagufasha iki? Ese nuba n'umugore nuko ngo kuzamera? Ese abana uzabyara wese azaba agifite papa, ufite papa we n'undi afite papa wiwe? Gendera muri iyi nzira wa mwana we, nibwo uzabasha gukira, nibwo uzabasha kugera ku cyo wifuza. Ibi ni iby'imyaka mikeya urimo uracamo, ni imyaka ugezemo, ariko nugera mu myaka yo hejuru uzabona ko uyu munsi ibyo wari urimo urakora urimo uriyangiriza. Hari igihe hari abantu bafite amatwi, hari amatwi aba ameze ngo nk'ari mu rupfu, amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva. Igihe umwana umubwiye gutyo ntiyumva, ko ari igihe umuhingiro ukamuhingira ukagenda umwereka ingero akazumva, ushobora kutakwereka ako kanya akabyumvisha, ariko akaza kwicara akitekereza avuga ati ako mama ibintu yambwiye nyamara nibyo, si uyu munsi bizagenda gute, bizagenda gute? Mubyeyi nyegera unganirize, unyereke ingero, umpe inama, mfashe kunyura muri ibyo bihe. Niba ubonye nkunaniye yavuga ngo ibyaye ikibazo ngira kirigata, komeza uhanyenyeze, nta mpamvu yo guta ngo utere amaboko, ushyire amaboko mu mifuka ku mwana wawe wabyaye, ku mwana wagiriye amezi 9 ku gisi. Nyegera unganirize, nubwo ntahita mbikwereka ko mpindutse, ariko byanga byakunda basha guhinduka. Ubugarutse cyane ku kintu cyerekeranye wenda no kujarajara muri ubwo bugimbi n'ubwangavu, umuntu uri muri iyo myaka, tumubyeyi nimba abonye wenda nkundanye n'umuntu rimwe kabiri gatatu nkakundana n'undi nkahora muri ako kavuyo yakagombye kunyegera, tabase nuba n'umugore no kuzitwara. Imise nibaza ikibazo, ese mwebwe abana muri iyo myaka mwegera ababyeyi banyu mukabaganiriza, wenda ashobora kubona akajya agira ngo ni umwana waje kugusura biri aho ngaho, atari bwa bushuti mwakreye. Icyo kintu ababyeyi mubasha kubabwira? Kazi kamubwira mfite sheri, nkaza nkabwiye mama ngo mfite sheri, yabibwirwa n'iki kuvuze ngo bakagombye kubaganiriza? Ibi bintu yabibwirwa n'iki ko ashobora kukuganiriza? Ni ikibazo, ariko reka nkubwire, gusa umubyeyi hari igihe abona umwana ayo sayibye najya avuga ngo Imana nyamagire ikizagukanga. Izindi mugani bajya baca ukuntu, ntago umubyeyi uko byanga byakunda, uko byanga byakunda, ntago umubyeyi yayoberwa yuko, ntago umubyeyi ajya ayoberwa imico y'umwana we, ntago umubyeyi ajya ayoberwa imico y'umwana wiwe. Umubyeyi abazi, buri mwana yabyaye abazi imico ye, abazi kote yiwe nziza, abazi na kote yiwe mbi. Umubyeyi abazi icyo umwana we akunda, abazi n'icyo yanga. Byanga byakunda, niba umukobwa wakunda abahungu benshi, ushobora kubita bimwereka, ntubivuge, ntubigane n'abandi babyeyi, ariko rwose baba wabibonye. Kwa kundi bavuga ngo kwiraza inyanza, ababizi nyine yiraje inyanza, ariko nta kuntu abatabizi. Ariko ikintu warumbaje ngo ababyeyi bacu baba babizi, ababyeyi bacu rwose ntago wabiyoberwa. Nese wabona mvuganye, mama yabona mvuganye n'umuhungu rimwe kabiri gatatu kuri telefone, hari n'igihe ababyeyi baba murabazi, iyo ushaka kuri mu cyumba uri kuri telefone, Mary rwose agataka umukobwa wangera yajya kuri phone agakinga, ibintu nishyashya. Mary rero abameri buraba mama akabanza agategaho, hagiye agatega amatwi kujya agire ka message atwara. Naga ababyeyi babiyoberwa, ngiye kuko mbyumva, ntago umubyeyi ashobora gupfa kubiyoberwa, kimwe nuko ushaka kubimuhisha, ariko hari indi mico umubyeyi aba akubonaho idahwitse, ibona ishaka kuzaguteza akaga mu myaka yawe iri imbere. Hanyuma rero uvuze kuri experience cyangwa se ubwo bunararibonye wagiye unyuramo ndetse na no gukinyuramo, nahita nibaza se wowe mama mubanye gute mu byerekeranye n'abo bantu b'abasheri bawe bo ku rwego musanzwe muziranyeho, mubonana, mwigana mu buzima bw'ishuri? We hari ikiganiro mwaba mwaraganiriye na mama? Ikintu cya mbere cyo mama
naho tutaganiye mama nagiye nkurikira amateka ye ibyo ntazi ntashaka ntamubajije nkabibaza nyogokuru we nkabibaza barumuna biwe babyirukanye abakecuru bamureze bamubonye abyiruka cyangwa se nkabibaza abantu babyirukanye bari mu myaka imwe sako burameri wanjye buriya akina umukobwa kuko nitegereje ukuntu mama ameze rikwaje mba mbona ibintu byose abikora ashaka ko ibintu byose bica mu mucyo nkibaza buriya mama akira umukobwa byakundaga kuntera amatsiko ngako buriya mama akira umukobwa koko buriya yari ameze ute nihe mico yamurangaga mama wanjye rero kwicara ngo tuganire cya mbere cyo namwigiyeho uretse no kuganira uko ateye ibyo aya makuru bagiye bampa uko yari ameze akiri mu myaka y'ubwangavu uko yabyirutse mico yabyirukanye mindset y'uko yari imeze nayo mbasha kuyigiraho ariko icya mbere cyo burya haba hakenewe n'igitsure burya cy'umubyeyi nacyo kiba gikenewe kuko nk'ubu nkanjye sinapfa kwifata ngo mvuye mu rugo gutyo ngo iki ngo wenda ngo ngeze mu myaka ngo ndakuze ngo nshaka kujya ahantu umuntu arampamagaye duhure ngo ndasohotse igipangu ngo ndagenda akarabye ndasohotse ndabwira ati ndagiye ibyo ntabwo bishoboka sibyo no kuvuga wenda ngo mama bayanzitse ngo simbikore ako banumva bitanamfashe kuva ngo ndasohotse mu gipangu ngo ndagiye ngo uyu munsi haje umuntu ngo kunsa ko agakungu nyine kunuma muri benshi muhora musurana buri kanya umunsi nagiye aha ejo nagiye aha uyu nguyu yaje twagiye aha ngaha wapi ariko igisore cya mama cyo cyambe cyo kibimfashamo ikindi kandi wenda hari igihe mbona nkeneye nk'inama wenda mama hari igihe ufite ubwoba kubera n'igitsure cy'umubyeyi ufite ubwoba bwo kumwerurira byose ko hari ukuntu nzenda nkakoresha izindi ngero kugira mama mubaze ibibazo akabinsubiza yanjye nuko nguko mugenzi cyane yatwicaza muri saka tubwira ati mwabana mwe ngeze ahangaha kubera atari amafaranga menshi wenda iwacu bakoreye ngeze ahangaha kuko ntabivukiyemo ngeze izina nubatse nuko ari njye wabishatse ndetse ari nanjye wabikoreye muzagendere muri iyi nzira dore muri abakobwa ko mfite muri umunangi twe turi abakobwa babiri wacu abahungu ni batatu dore muri abakobwa babiri Charlene na muri umunawe mujye mwitwara gutya imyaka mugezemo birumvikana ariko mujye mwitwara gutyo gusa hamwe n'Imana izabibafashamo nubwo tuticara ngo tuganiye byinshi bigiye kure cyane ariko tubasha kugira icyo tumukoraho ibyo akanya gato tubonye ko kuganira nawe tuganira nawe byinshi cyane ko dufite n'abandi bacu batuganiriza ibintu byinshi tubakoraho ibintu byinshi cyane noneho mu myaka nk'iyo yanyu hagati y'icumi na cumi n'umunani mutekereza gute ejo hazaza twese rero dutekereza ibintu bitandukanye gusa cyane cyane nk'abakobwa ku ruhande rwacu ubu uri umukobwa uri muri iyo myaka wumva ko ugomba kuba umukobwa mwiza ugomba kuba umusirimu abahungu bagomba kugukunda kuko ugomba kuba usa neza nyine uri mwiza birumvikana kubera ukuntu uba witayeho utuvuta twiza ibiki washokoje wakoze iki ibintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ati abenshi bavuga ati asangeza mu myaka 25 arashaka ngati nzashaka umugabo ufite imodoka nzashaka umugabo ufite inzu nzashaka umugabo ufite akazi keza nzashaka umugabo ufite amafaranga noneho wowe wirwa wishyiraho ibirungo gusa wirwa wishyiraho make-up gusa ngaho wasize ngaho hano ngaho ingohe waconze ibiki nyogosho reka sinakubwira se amafaranga uri kwaka umuhungu wowe urayafite ubundi uraza wakumuhunga amafaranga wowe ntuyafite uravuga ngo umuhungu ufite imodoka wowe ufite igare uravuga ngo urashaka umuhungu ufite akazi ngo urashaka umuhungu wize wowe wiza ngahe mbere yo gushyiraho komande y'umuhungu ushaka nawe nta mazu ufite wanyu nta mazu mufite nta modoka mufite yewe uretse no kuvuga ibyo byose nta n'amashuri angaho ufite aho ukirirwa ukumva ko izo make-up wisiga gusa n'izo ngohe waconze kumva ko aribyo bizaguha umugabo mwiza hari igihe ibyo ngibyo ubyise umunsi muzakubitana n'uwo muntu ibyo bintu umuhungu ugukunda umunsi muzakubitana izo make-up utazisize bizagenda gute niba ushaka umuhungu ufite amafaranga niba ushaka nawe banza ugira icyo ugaragaza kuvuga ngo uriyitaho wambara neza usa neza ngo bagomba kuzanywa inka nyinshi
abakobwa nyine twese dukunda kubivuga ngo ngo nta umuhungu wantwarira idiho ngo mama wanjye ngo mama wanjye yaravunitse eske abo bahungu bo ntago bazamukwa imfrizone n'amafaranga menshi ukiruka wirase wateretse amaso aho ngaho nkaho umuhungu watarezwa mugani wa muntu nirirwa guteretse amaso aho ngo nzakonka nyinshi ngo nzatuzwa mu nzu etage ngo umuhungu we ntiyarezwe umuhungu nawe mama we yaramureze ibere wonse yararyonse bibero baguhaye uwo muhungu nawe yarayonse abakobwa nibagerageze aho ngaho borohereze kujya tworohereza abahungu kameme rero ubwo uri umukobwa uri aho wiri uconga ibitsike ukazi ko ubwo ngubwo ari bwo buzima ubwo nk'ubyerekeye no ku ishuri byo ameza atewe nda ya nibyo ndi kukubwira niba waconze ibitsike ukumva ko ari ibyo ngibyo biraho eka nkubwiye niba ushatse umugabo ufite amafaranga kuko ndi gusobanura cya kindi ukuntu tuba dutekereza niba ushatse umugabo ufite amafaranga ese wenda n'urugero naba ari ku kazi ejo bundi imodoka ikamuca hejuru akaguru kagacika ntazaba akibashije gukora azajya yicara mu rugo niba uri umugore w'umusonga rero inzara izagenda bakubite kuko ntuzi gukora icyo uzi no kwisiga make-up icyo uzi no guconga ingohe icyo uzi no gusiga inzara ntabyo uzigera ubaza no gusinapinga kwirwa snapchat yego facebook yigeho snap yikoreshe ibyo byose imboga zose ushaka zikoresha ko ugize kinungu winjiza kuko umugabo wawe ejo n'ejo bundi naba atabashije gukora uzakura amaboko mu mifuka byo gukorera nawe ujye gukorera urugo rero benshi twibwira yuko ubwo ngubwo ari bwo buzima twibereyeho ariko nyamara tuba turimo turibeshya kandi tuba turi kwishuka cyane niba umukobwa basi ivuga ngo nzashaka umugabo umeze uke ariko nawe ugira ikintu ukora naho kabara agashinga gato naho ari abakantu gatoya akabona kazabyara inyungu tangira ugakore hakiri kare nta n'impamvu rero yo kwirirwa dutegeye abahungu amaboko nta mpamvu yo guhora inkoko nziza kwambara urukweto rwiza ibintu byiza byose ngo nzabibona ari uko ari umuhungu ese kuki ngiye umuhungu ntamufata ubundi ngo mujyane muri iyo hoteli mugurire inkoko kuki iyo fanta nge ntayimugurira ibyo byose negana ko nacyo bavuga ngo abahungu bakunda baduha natwe twazibaha nta mpamvu yo guhora twisuzuguje kubera ikizi nta mpamvu rero nko mu mashuri ariko ubwo birahuye n'icyo kibazo warambaje n'ubundi cyo mu mashuri ni uko nkuko tuba dutekereza tuzi ko ubuzima ari ubwo ariko burya kankubwira wegeye umuntu warangije high school uyu munsi mu buzima bwo hanze warangije segonderi umubajije ubuzima bw'ishuri nuko yabutekerezaga nuko yatekerezaga ageze hanze okay biology yarayitsindaga chimie yarayitsindaga math yarayitsindaga english isomo ryose yararitsindaga ariko ubwo bwenge bwonyine bwo mu ishuri buba burakenewe ariko n'ubundi bumenyi ukwiye ku ruhande uko ubuzima uko isi iteye kuko hari ibintu bimwe utazazana ngo wereke math wapi hari ibibazo bimwe kuko ntago bakubwira ngo wenda ngo uvuge ikibazo nk'ikihe kibazo muke muri biology okay ntago bazakubwira ngo ntago bazakubwira ngo vuga wenda character cyangwa se vuga good qualities z'umuyobozi vuga imyitwarire myiza y'umuyobozi ibintu biranga umuyobozi ntago uzabituzana ngo bidusolvingiye muri math ukoreshe yamaye kwijoni ujya ukwiye kwiga ubuzima bwo hanze ntago bazakubwira ngo iyo ibibazo byagucanze iyo wabuze aho werekeza iyo ubona isi yakwiyubitseho iyo ubona wabuze epfo na ruguru ese ukora iki ese washaka iyihe nzira ese mu gihe ubona ibigukikije byose ari inzitane ubona utari bubashe kugira aho unyura ese wakishakira inzira gute muri izo nzira wakishakira inzira yo gucamo gute muri za nzira ubona ari inzitane ntabwo uzagenda ngo utuzanire shimi ngo uvange amakemikozi wapi ibyo ngibyo ntabwo byashoboka buri kintu cyose ni igihe cyacyo buri kintu cyacyo gikora ahantu hacyo okay niba ibyo ngibyo ushaka kuzajya muri labo akagwa akazi muri labo y'igihugu byo ngibyo uzajya kubikora ariko menya ubuzima bw'ishuri kumenye n'ubuzima bwo hanze ibyo kwiga uri mu ikayi irakenewe cyane menya gufatikanya ubuzima bw'ishuri n'ubuzima bwo hanze twagiye noneho mu bibazo bitandukanye n'utundi iyo bavuze ijambo injiji wowe ryumva gute injiji injiji nyumva gutera ariko injiji mba numva ko ari umuntu udasobanutse nk'umuntu baza bakabwira ngo iki subgora okay injiji hari umuntu ufata kanumva so yavuga ngo abafite ubwenge bucuritse navuga ngo abafite injiji ni wa muntu hari umuntu babwira ikintu wakacyumva ukundi kuntu cyangwa se umuntu akaza akakubeshya ikintu kweri nawe ukabyemera none se
nk'urugero nko ku bakobwa wenda umuhungu ayigeze akakubwira ngo two tuntu ufite mu maso kuduhe nituryamana bizahita eske ibyo bintu koko wowe babikubwira byemera urinjije icyo gihe uburinjije wenda abantu bakunda kuvuga okay mu gihe utanajijutse pe gihe utazi kwandika se muzi gusoma okay ndibutse nk'abantu babwiraga kwambara agapfukamunwa abantu babwiraga gukara iki cyorezo twese turakizi tugomba gukaraba intoki zacu tukambara agapfukamunwa neza cyane kandi tugahana intera tukirinda ndetse ahantu hari abantu benshi ariko abantu murakazi kabo ngo Imana yarambujije ngo gukaraba ibyo ni ibya eminate kwambara agapfukamunwa guhana intera umwana wanjye ntazajya ku ishuri kubera iyi covid ibi ni ibinyoma n'ibiki uwo muntu koko sinjije Imana iradukunda Imana ntitwifuriza ikibi burya ntabwo Imana itwifuriza ikibi ko Imana ntabwo yabinjije ku buryo yaza kukubwira ngo wenda nyakuba umuyobozi ushinzwe ubuzima yashyizeho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa yashyizeho itegeko ryo gukaraba intoki kugira ngo turengere amagara yacu nawe uzuvuge ngo Imana yakubujije ntabwo Imana arinjije mu buryo nk'ubwo umuntu utekereza gutyo umuntu uzana ibintu by'Imana turi kwirinda icyorezo turi kwirinda turinda ubuzima bwacu n'ubw'abandi nawe ukaza n'ibyaha icyo gihe uburinjije rwose biroroshye kuba injiji warize biragoye kuba injiji utarize curi kuri ibyo bintu bishwambaguze ubituganiriza ngiye hansubiramo numve biroroshye kuba injiji warize biragoye kuba injiji utarize biragoye kuba injiji mbega ikibazo okay manzi mbwira akambere ngasobanura biroroshye kuba injiji warize biragoye kuba injiji utarize biroroshye kuba injiji warize biroroshye kuba injiji warize okay biroroshye kuba injiji warize aho hagiye hariho utubazo warize biragoye kuba injiji utarize biroroshye ko mbega ikibazo that's a brain test okay gerageza gusubiza biroroshye kuba injiji warize biroroshye kuba injiji warize biragoye kuba injiji utarize iki cya kabiri cy'ibunga ko kambere kanga ngerageza anose umuntu abakwiye kugerageza biroroshye kuba injiji warize bana hari igihe umuntu aba yarize pe yarize amashuri menshi kanguho urugikankoresha urugero nirwo ruri bunyorohere ushobora kuba warize Israel wenda uri kudufirima uri kuri kamera yarize cyane okay nk'urugero kanitanga urugero cya Israel kitarakara nk'ubu ngiye nshobora kuba narize aho hantu hari buze ikintu bita confidence kugira icyizere haze n'ikintu bita discipline nshobora nk'ubu ngiye Charlene nshobora kuba narize mfite amashuri mfite doctor mfite na masters sibyo nkumva ko aya mashuri mfite izo mpamyabushobozi mfite zizantambutsa birumvikana ndi umuntu ukomeye pe narize bihambaye aya mashuri yanjye nize azangeza ahantu hakomeye cyane noneho kuko nabuze urumva reka nkubwire mu gihe watangiye kumva yuko uri umuntu ukomeye burya uburinjije cyane uburinjije umva mu gihe umva ko uri umuntu ukomeye mu gihe umva ko uri hejuru y'abandi mu gihe umva ko ubwenge bwawe buri hejuru bw'abandi mu gihe umva ko ibitekerezo byawe bwo bigomba kubahwa kuruta iby'abandi icyo gihe uba watangiye kubinjije kandi icyo gihe uba watangiye kwiyica ahubwo none ubwo ngiye nkanze ko aya mashuri yanjye azanambutsa ahantu hose kwa kutubaha abantu kwa kudaha agaciro abantu nshaka kuzaba ndi kujya mu marushanwa n'urugero nkayatsinda urugero ngo ndi buguhereho kujya icyo kibazo mite nkisubiza umuntu abantu 5 bari bagiye kwaka akazi bari abantu b'ibikomerezwa mu gihugu bize bafite amashuri cyane mu kihe gihugu kamtanga urugero rw'u Rwanda n'urugero rwanjye ndi kuguha mu gihugu cy'u Rwanda harimo abantu b'ibikomerezwa 5 byize n'urugero rutabayeho n'urwanjye ndi kuguha bize bibikomerezwa urabyumva barize bize bafite amashuri bafite impamyabushobozi zina IQ zo hejuru haza undi wa 6 utarigeze agira utarize warangije segonderi ese kugira IQ biterwa no kwiga cyangwa ni ibintu biri naturel mu tangiye kuntu byumva mba numva ari nk'ibintu biri naturel ariko nanone hakazamo n'ibintu by'amasheko hari ibisubizo nyahe bazanya mbona bata cyane cyane ibintu Shakespeare yakunda Shakespeare
William Shakespeare bamwita father of English nanagari Albert Einstein ni umudage umufilozofe aribaza akunda gutanga no njyambira ugatumva warukiri kuduha urwo rugero rw'abantu batanu barize bafite IQ hejuru haje umuntu IQ kubadukurikirana igipimo cy'ubwenge yego urakoze kumfasha none ubwo hakaza na muntu utarigeze wize conscience hakaza na wa muntu ishimire cyane Israel yego pe hakaza na muntu utarize urumva abo bantu bari bicaye bize avuga ati aka kazi ngomba kugatsindira gute nzanjya mu ikote narize wacu barishyuye ubundi nzatsinda haza ubwo urumva hari boss ukuri icyo kigo bari bagiye ntari buvuge wenda icyo kigo bari baje kwakama akazi urumva abo bana batanu bari tuvuge nk'amavuta TV ikigo cyitwa amavuta media group yes cyanya kuba isakanisha okay ubwo isa araje ariko yihinduye umuntu uciriritse amakote twasuti twiwe twasuti twiwe yadukuyemo yambariye utuntu tw'uducabari ari kugenda ahanagura aje gutanga akazi ubwo abantu bose bari bize urabyumva bari muri telefone ubwo wabumva bari bambaye n'amakote birumvikana ariko wundi uri ku ruhande we yari yambaye ibintu biciriritse ntiyize yambaye ibintu biciriritse kuko abandi barize bafite ubumenyi cyane ndetse kandi banambaye neza ubwo isa aje atambutse aratambuka mu gihe ari kugenda aranyerera gutya ubwo na dustbin yari afite kakantu karimo imyanda kuko yakandagiye umwe aranyerera abita kuri ba bantu bose uko ari batandatu bose abamenaho ya myanda umwana yigiye kwigira hanze yo kumumenaho imyanda urumva mwaserera barahaguruka barasakuza ugira agasuzuguro nta nubwo wuziki baramumama kwa kundi umuntu azaka kugira ngo gutya ibiki baramutuka ngo ugira ubwenge ngo urabona ngiye inkweto z'amafaranga igura ngiye inkweto yagura ubuzima bwawe urumva ibyo bintu ko gasuzuguro ngo ati amafaranga yaguriye inkweto aka kazi ukora kazagura ino nkweto yanjye wazaguza amafaranga yo kugura ino nkweto yanjye baragushyize mu mvu urumva ntayo wakigera ubona noneho wa wundi utarize udafite amashuri menshi arabitegereza arahaguruka aravuga ati muzeyi ihangane haguruka ibingibi bibahabwa ati kuki murimo muramutuka mwarize mufite amashuri menshi murakomeye ariko birumvikana ibi ni ibyago nk'uko nawe uyu munsi twaje kwaka akazi ejo ushaka kuzagira ibyago boss ukamumenaho icyayi cyangwa ukamukorera irindi kosa ajya amuzane nk'amaso ukamumenaho kabara kwirukanya ukabubuza akazi n'uyu musaza nibyo bimubayeho ngati ngo reba nawe ukuntu usanga umuntu nkawe utarize ubundi ubwo urize nguje guhangana n'ibihangange nkatwe kuko twarize amashuri menshi ntabwo bishoboka umusaza haba haciyeho umukobwa mwiza amuzanira amadokima aramubwira ati nyakubahwa reba muri aya madokima aya ni bya bizamini by'akazi wari watwatse turabikuzaniye abantu barikanga agasaza kameze gutya gasaza k'imvi gasa nabi kanuka ibiki katuma iryo na puberi ngo uyu ni boss ngo uyu nguyu nahemba nubwo nta kazi ndabona gahambaye uyu nguyu nahemba musaza arahaguruka yabwiye ati mwabana mwese muri abasore biragaragara mufite ibigango mwarize ariko burya ubugabo si ubwuzuye inzira kandi ibyo ubona n'amaso yawe ujye ubanza utekereze mbere yo kwemerera ubwonko bwawe kubitunga no kwemerera umutima wawe kubana nabyo kuko ibyo tubonesha amaso yacu buri munsi ntago ari uko biba ari ukuri kandi ntukajajinga umuntu ntugacire umuntu urubanza bitewe n'uko uri kumubona gutya inyuma ikiba ari icy'ingenzi ni ikiri mu mutima wiwe ntukajajinga igitabo kubera kava yacyo kuko igitabo kiba gishaje inyuma ariko ibirimo imbere aribyo bidufitiye umumaro muzehe arababwira ati iri ryari isomo ni ikizamini nashakaga kubaha ngo ndebe nubwo mufite ubumenyi mwakuye mu ishuri mwize cyane ubumenyi bw'iyi si ubumenyi bukenewe n'isi kugira ngo ubashe kubaho butazakenerwa ko hari ibyo bindi nigeze kukubwira ko hari ibibazo tugeramo
ugeramo ntibikenere mate ntibikenere yuko ubisorovingisha imibare cyangwa se fizike na bya bindi byose twize icyo nicyo ibyo ngibyo uvuze nibyo. Reka noneho tugaruke kuri aka gapuwe ka nyuma tugana ku abarakarangisha kwagera ukoreka nkakurangiriza uko byagenze kugira ngo usubize igisubizo cyawe byose ariko nabisubirije hamwe ariko byuma nabisubirije hamwe byakire gutyo wenda n'abantu baratubwira muri comment. Okay, ubwo none nagira ngo mba testing ko ibibazo muzageramo bidakenewe n'amashuri mwize n'ubumenyi mufite bwishi muzabasha kubicamo. Ariko uyu munsi mwese muratsinzwe mwambonye muransuzugura kuko mwize amashuri menshi ariko yego ni njyewe mwaje kwaka akazi. Urumva wabonye akazi ni iki? Wabonye akazi ni wa wundi utarigeze wiga amashuri menshi kandi utanakize. Igisubizo cyawe ikibazo cyawe agasaza kaba agasaza niko kari bosi babandi bize bafite amashuri menshi urumva se atarinjije babuze akazi bazajya kuba barubebe kandi baramaze umwanya wabo biga. Umugani wa kagasaza cyane rwose. Agasaza bara mu cyongereza ni nkangu bakita ngo ni elder sera gasaza sinzi na elder. Ubwo wa wundi utarize ni wowe wahise ubona akazi. Bamwita ngo ni vieillard vieillard cyangwa vieillot. Ego. Ikibazo cyane ndakigusubije. Kandi mbisubirije hamwe. Charlene tugana ku musozo none ni yihe nama y'ingenzi ikomeye uri buze guhereza cyane cyane abangavu. Mfite umuhungu nkunda cyane wanjye byara ndamutoza imico ikomeye niyo ntigeze bantoza ngewe ariko nkagira ikibazo ni byibura wenda birashoka ko ari n'abandi babyeyi nabo bafite abahungu bafite n'abakobwa wenda reka tubivuge gutya ariko ngenda vugira uruhande rw'abahungu wenda bitewe n'uwanjye natoje hamwe n'Imana. Yego. Nkibaza nti uyu muhungu ko mbona kuranye discipline afite ikinyabupfura yumva nubwo ataragera ku myaka wenda yo kwivumbagatanya gato ngo numve usibye ko nawe nkeka ko bizagenda neza hani azabona umukobwa ashaka bitewe nuko mbona abakobwa bose hari imvugo mwita wenda abantu kiri muri iyo myaka twe turashaje ngira ngo n'imisatsi urabona kuri miragenda ishiraho bita ngo guslayinga ngo slay queen sinzi ukuntu babyita nkabona abantu bifotoje udufoto ku ma Instagram ahantu hose zirambuga mubaho. Hebaza nti abakobwa bejo hazaza batazi gutonora igitoki n'amakakama batazi kujya mu ziko ngo bahutere inuze iziko ryake cyangwa se nimba ari na gaze agume kuri gaze acane asukure firigo akora utuntu tw'udusuku aho ngaho muri salo ahubwo akaba yibereye kuri chat kuri Instagram zo mbuga zitandukanye kandi bipfira muri iyo myaka twakomeje kuganiriramo n'abadukurikiye bumvise ko twaganiriye hagati y'10 na 18 nkuko umunyarwanda yavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito. Hereza inama abo bakobwa bari muri iyo myaka nawe niyo urimo ariko ibyo ari byo byose urakerebutse mu bwenge mu nama nziza bagiye uduhana abantu bagiye bakunda ibiganiro byawe bashima uburyo ufite ubwenge buri hejuru kandi burimo kwicisha bugufi. Bigaragare ko umubyeyi yakureze neza ababyeyi bagiye bakurera neza muri rusange. Niki noneho wabaha nk'inama? Uzi cyambere nahera ko icyo kintu bavuga ngo cya slay queen buriya njyewe uko nteye Charlene igihe njyewe njye ndeba ibindeba slay queen wenda wanasobanura abantu badukurikiye. Okay ako njye sinjye ndyumva za slay queen ariko njye mbyumva ko ibyo nabashije gusoma mwenye kari abakobwa bazi gukoresha imbuga neza imbuga nkoranyambaga bakazibyaza wenda umusaruro wenda bakoshaka kuba bakoresheje ubwiza bwabo shaka gukoresha ubwiza bwawe utiyambitse ubusa utagaragaje ibice byawe bimwe byanga abantu bose atakwiye kumenya. Babita mu cyongereza wenda ayo magambo abiri hari to slay hari verb ivuga verb to slay. Slay ni ukwica France mu cyongereza ngewe iyo nasomye kukinja slay ngewe iyo nasomye slay ubwo hari simbizi gusa ngewe iyo nasomye urana aga example ati I slayed urwo n'urugero slay I slayed my test my mathematics set
test na slaying test when test ya matwe bivuze ko nayikoze neza nayemeje rwose slay yo niyo kwicana slay to slay queen kuko mu Giswahili bayita ngo malikia wa kiwaji ni slay queen ni abamikazi babicanye. Okay. So their beauty, they kill you with their beauty. Yeah. Ko ni nabi. Barabicanye. Okay. Malikia wa kiwaji. Okay. Bagira inama rero kuko barimo baraslayinga cyangwa se ko byita baraslayinga batangira guslayingira muri iyo myaka ariho hazira ibintu byinshi cyane bitandukanye yego. Akoreka nkugire buri kintu kimwe utazisa. Bari abantu bavuga ngo ni baslay. Singiye kuvuga ndarengera idini ryajya cyangwa ndarengera andi madini cyangwa ndarengera abakobwa b'ADP n'abandi bo mu yandi aya nako simvuze ntago mvuze ADP atagira unyikoma bo mu yandi madini ugafata uriya mukobwa w'irwa Islayinga hariya yiyambariye ubusa ameze ute ari kubikora no ku karubanda abantu bose bamubona ntawe ari butinye kamubona bari abakobwa bita ngo ni ba slay queen ngo bigize indaya ngo birirwa bamanitse ngo ubusa bwabo ngo biyandarika bari abakobwa ngiye icyo nemeje na kwijana nubwo ari 100% ariko bari abakobwa hari igihe baba barusha umutima mwiza no kuba no kugira ubumuntu no gufata inshingano no kwita ku nshingano kurusha bari abakobwa uri utanarebera n'ibero utanebera n'ikibero abenshi rwose babarusha iyo mico yose kubona suku wese byo kumubona ngo yambara ubusa hariya ariko nge nabwira n'abantu kwiruga babacira urubanza wamubonye yarangura mututse ese bwambe nambere uza ari kubikorera iki hari abantu benshi bakora ibintu kubera nabo batabishaka kuko ari igihe isi gukaranga isi kagutesha umutwe isi kakuzungurutsa sibyo ikakwima n'amahitamo basi hari igihe ugira mu kibazo ukaba ufite amahitamo abiri ariko hari n'igihe ugeraho ukabona nta mahitamo. None se isi ni kwambika ubusa cyangwa ni wowe wiyambika ubusa? Iyo se ndi kuvuga sa abantu bayirimo. Reka turebe abantu nibo biyambika ubusa kwisi cyangwa isi ni ibambika ubusa kwisi? Kisa none ngiki munsi naguri muncike nari bimbaza cyane se gusheshe abantu nibo biyambika ubusa kwisi cyangwa isi niyo yambika ubusa abantu kwisi? Isi niyo yambika abantu ubusa kwisi. None isi iratekereza ariko se isa iyo bavuze ngo iyi si dutuye ngo ntisakaye ese bari kuvuga bari kuvuga izi nzu zidasakaye ese bari kuvuga ibiti se birasakaye bari kuvuga ko abantu badasakaye abantu ni banamunaza shaje byihorera umuntu wamugani urabyibuha ngo yitera imiti ngo ni ibinini umuntu yananuka ngarwaye sida umuntu araseka ngo yanditse ibyinyo umuntu ararakara ngahora atumbye umuntu akora ikintu cyose uvuze abantu baravuga ntago bababuza kuvuga abantu ntago basakaye nimba bavuze ngo abantu ntibasakaye ntago bavuga ngo uzaza unsakare ngukire ariko ncago ngo ndaga abantu basakaye gushaka amabati ncago ngo nsakaye abantu si basakaye kugira ngo uzaza kunkiraho amabati n'amategura n'ibiki iyo bavuze ngo umuntu isi ntisakaye nabo bantu bavuga abantu gute badasakaye abantu ni banamunoza abantu ntibanyurwa ikintu cyose wakora ntago abantu banyurwa ukorera abantu ibyiza ukabazanira imihanda ukabazanira amashanyarazi ukabakura muri nyakatsi ukabakora ikintu ntibabura kugutuka ntibabura kugusebya ntibabura kukwanga no kukwifuriza gupfa sibyo ko nyine Imana itagutunze ngo niyo gupfa nta hantu ugomba kujya sibyo rero bahina musozi ibyo ndi kuvuga nta mpamvu yo gucira abantu urubanza ikindi kandi wari wanavuze ngo azabona umwana umukobwa yifuza reka nkubwire hari igihe umuhungu abahungu nyine cyakora Imana igi batabara wa mugani ko kubona umukobwa bazaba muri iyi minsi ni ibintu bigoye cyane ko hari n'igihe ubona ari mwiza inyuma wenda n'umwana navuganye ukumva n'umuntu muzima ariko mu by'ukuri ari agasega kigendera ari agasimba kigendera rero hari igihe ukundana n'umuhungu
Iyo umuhungu akunda umukobwa bagakundana ariko umuhungu niba navuga se ubu niba ari maje z'urukundo niba ariko nabivuga ndetse na yama niba yabigizemo uruhare wa mukobwa ukamuhindura kuko umutima mwarahuye umutima burya ni wo wikundira njye ntabwo nzaza ngo ngukunde umutima wanjye ntuzagukunda kandi umutima wanjye rwose wagushatse umutima wanjye ugukunda njye nshaka kuvuga ati eyo simbishaka ariko umutima ugakomeza kubimatira igihe ukundana n'umuhungu ko umukobwa yagukunze cyane reka tuvuge ngo yari slay yari umukobwa yambika ubusa yarinda cyangwa se n'ibindi bindi ariko kuko umukobwa atifuza kuguhomba mu buzima bwiwe akemera kwiyambura bya bindi byose bitamesheje agaciro akemera kureka bya bindi byose bibi ngeze rero ku nama naho urubyiruko abantu turi mu myaka imwe muri aka kanya abenshi turekere kwibeshya turekere kubeshywa n'ubwiza dufite abafite ubwiza barekere kubeshywa nabwo niba kubwira ngo uteye neza byumve wishime ngo ufite amaso meza byumve wishime vuga ngo ufite amaguru meza byumve wishime nta kibazo abandi bavuga ngo afite amabere ngo y'imitemere nabyo byumve wishime ariko umenye ko hari igihe isi zagukaranga ubuzima bugahinduka ya mabere akagwa ya maso agahinduka umukara agahinduka umutuku ya menyo meza bavugaga akahinduka umuhondo ya minwa myiza bavugaga itoshye ikazana imisatagurike ya maguru akazana ipfundiko cyangwa akazanaho n'amaga cyangwa ukazana n'imyate ya munda zeru bakubwiraga ngo ufite hakahita hamera nk'aho ubyaye gatandatu ya mabuno wavugaga ukasigara umeze nka shoferi kwa nyamyumva bavuga ngo ba shoferi ugasigara umeze nka shoferi rekera gushukwa n'ubwo bwiza wa mukobwa bavuga ngo ufite ubwo bwiza burashira ariko ikirimo imbere iwawe cyo gihora gitoshye gihora ari kizima kuko ufite abakivomera nawe ukoza kuvuga ngo uri mwiza ibyo ntacyo bimaze byumve ko uri mwiza koresha ubwo bwiza bwawe ukora ikizima sibyo tangira ukora uyu munsi witoze kuva niba kuva umugore itoze ko umugore mwiza niba wumva ko uzakora muri biro tangira washinze saga company ka cyangwa gashinga utuntu nawe akabara akantu kohoroheje hako ukitwa CEO wako usumva ibyo atari byiza ukitwa CEO w'akantu kawe ariko wikore bavuga ati ninde wafunze ninde owner cyangwa se fondateur wa kara kantu ninde kavuga ati ni Charlene niwe wagafunze ni gato ariko nakanye ndi CEO wako kandi ni nanjye ugashaka njye agomba kuza kubariza. Yes, mwakoze cyane rero mwese mwari mudukurikiye mwumva Charlene yagerageje kutuganiriza nk'ubuzima arimo bwa hagati y'imyaka 10 na 18 hari n'abandi ba teens cyangwa se izindi ngimbine abangavu nabo bari muri iyo myaka ngira ngo mwakomeje kuryoherwa cyane n'impanuro n'amagambo y'ubwenge n'uburyo afungutse mu mutwe mwakomeje kugenda mwumva mu by'ukuri twagiranye ikiganiro cyiza yagiye twungura byinshi cyane bumenyi buryo twakitwara cyane cyane abantu bari muri iyo myaka uburyo twabyitwaramo mwebwe turi mudukurikiye cyangwa se ababyeyi mufite abana bari muri iyo myaka bagira inama y'uburyo mugomba kubaba hafi ariko kandi ntimubakubire by'igitsure gikaze ahubwo mukabasha kubatwara no kubaganiriza mu buryo bwimbitse. Charlene reka ngushimire cyane sinzi nimba hari nk'inshuti zawe ebyiri twasoza usuhuza yazo mentioning abazina nta kibazo ndashimiye inshuti zanjye zose zaba iz'abahungu zaba iz'abakobwa abafamiliye banjye bose ndabashuje abayobozi b'igihugu bose bose ndabashuje. Amen amen. Mwakoze cyane rero dushimire cyane Israel wari udufashije kuri kamera Imana yamugisha cyane yakoze cyane nawe yatwunguye ibintu byinshi cyane.